mu rukundo cyangwa utararujyamo, ikintu cya mbere kibona ko umuntu abona ko ufite ubwenge kandi utekereza kure ni ibibazo umubaza. Wikubwira ibibazo 15 wabaza umuntu mukundana akabona ko ufite ubwenge kandi ushishikajwe n'iterambere ryawe nawe ry'ejo hazaza, akabona yuko uri umuntu agomba gukunda koko, akabona ko ufite ubwenge mu mutwe wawe, kandi akavuga ngo uyu muntu dukundana atandukanye n'abandi bakobwa bose cyangwa abandi bahungu bose twakundanye kuva nabaho, kubera ibibazo gusa umubaza. Ikibazo cya mbere mubaza ngo se ni iki cyatuma umbabarira mu gihe nakoze ikintu cyangwa n'amaso y'abantu, cyangwa se ikintu gituma abantu bose bampa akato, wowe ni iyihe mpamvu ufite yatuma umbabarira ukifuza ko tugumana? Nyine ni iyihe mpamvu yatuma tugumana mu gihe abantu bose banyanze, mu gihe ibintu byose byahagaze? Ni iyihe mpamvu ufite yatuma tugumana? Impamvu ifatika, ariko impamvu azakubwira izaba itandukanye no kubwira ngo ndagukunda, kubera ko buriya umuntu wese yabasha kubwira ngo ndagukunda. Ikibazo ni ukumenya igisobanuro cy'urwo gukunda. Ndagukunda yabaye ndagukunda, cy'ingenzi ni ukumenya igisobanuro cy'urukundo umuntu agukunda, kandi igisobanuro ukimenyera mu byo akora, mu byo avuga no mu byo akubaza. Nawe bizagufasha gusobanukirwa neza uburyo ufashwe n'uburyo utekerezwaho n'uwo muntu mukundana, ndetse n'uburyo yihangana n'icyo agutekerezaho n'intege nke ze zose. Icyo kibazo kizatuma umenya byinshi cyane byimbitse ku buzima bwe ndetse no bwawe muri kumwe. Ikindi kibazo cy'ingenzi wamubaza akabona ko ufite ubwenge kandi usobanutse mu mutwe wawe, mubaze ngo ese urukundo rwubakwa n'iki? Ni izihe mpamvu 3 z'ingenzi zifatika zituma abantu bagumana, nubwo byaba ari mu bigoye, nubwo byaba ari mu bikomeye, ariko bituma abantu bagumana koko kandi bakabicamo? Ni izihe mpamvu zituma urukundo rukomera rukaguma ruri safe? Ni izihe? Wibuke yuko impamvu zituma urukundo rukomera, iya mbere ni umwanya. Urukundo rukomera abantu baganiriye, bafitananye umwanya wo kwitanaho. Ikintu cya kabiri, kwihangana, ukihanganira bimwe bigoye kwihanganira, ukabyihanganira kubera ko mukunda mukagumana kandi mukihanganirana. Bifa kuba atari bishyira ubuzima bwawe mu kaga. Mu by'ukuri urukundo rwubakwa no kwihangana, umwanya. Icya gatatu cy'ingenzi ni icyizere. Abantu batizerana ntabwo bamarana kabiri. Urukundo rugomba gushingira ku cyizere. Rero ibyo bintu nabikubwira uzamenye yuko nyine ari umuntu usobanutse mu mutwe we, natanabikubwira uzamenye ko nyine ntago arasobanukirwa neza urukundo rwarirwo. Bizagufasha kumenya neza uburyo umuntu atekereza, kandi nawe bimufashe kubona yuko afite umuntu ufite ibitekerezo bizima. Bizamufasha kubona yuko ahisemo neza umuntu ufite ubwenge, ufite ibibazo bikomeye mu mutwe wiwe. Bizatuma abona yuko afite umuntu nyine udatekereza ko tubazo tworoheje tanyandikiye tubazo nk'utwo ngutwo. Azabona ko mu mutwe wawe hagutse kandi ari n'ibitekerezo bikomeye cyane. Ikindi kibazo mubaze ngo mu gihe gito tumaranye cyangwa se mu gihe kinini tumaranye, ni iki wanyibukiraho mu gihe twaba tutakiri kumwe? Ese uramutse ugiye kure yanjye, ni iki cyatuma ukomeza kumva yuko nyine uri ingenzi mu buzima bwawe? Ni iki cyakomeza gutuma wumva yuko nyine nkwiriye kuba ndi mu rukundo nawe, atari uko turi kumwe gusa, atari uko mbona imbere yawe, cyangwa se nubwo twatandukana nabyo bibaho, ubuzima butanya abantu. Ese ni iki byibuze wazibuka kuri njyewe, cyangwa se wazajya wibuka avuga ngo uyu muntu nubwo tutari kumwe, nubwo tutakiri kumwe, ariko nyine ntabwo ushobora kumwibagirwa mu buzima bwanjye kubera iki kintu? Nyine ni igike ukumva neza yuko nimba hari ikintu mu buzima bwawe yaba gutekerezaho cy'ingenzi cyane kigatuma atabasha guhita kwibagirwa, kigatuma atabasha kwikuramo uko yiboneye gusa, cyangwa se ukumva nimba ari nta nacyo, ubwo ngubwo bitewe n'icyo wifuza kumenya uzabusubijwe. Ikindi kibazo mubaze ngo ese wowe ubwawe gukundana ubona bishingira ku marangamutima cyangwa bishingira ku mahitamo? Icyo kibazo kirakomeye cyane kuko iyo ukimubajije wowe ubwawe ubasha gusobanukirwa icyatumye agukunda, nimba ari amarangamutima yamufashe cyangwa se nimba ari ibintu yizeho akabona yuko akwiriye kugukunda, ubundi akabihitamo akavuga ngo uyu muntu ngiye kumukunda kuko niwe unkwiriye, niwe uhuye n'ibyifuzo byanjye, akavuga ngo uyu muntu ngiye gukundana nawe. Cyangwa se ukumva nimba ari amarangamutima nyafata umuntu gutyo gusa bigahita biba agahita gukunda. Nubwo umuntu yafata umwanzuro wo kugukunda yabihisemo haba ari nk'amarangamutima, ariko umuntu ugukunda kubera amarangamutima gusa, ibyo bintu biba bigoye cyane kugira ngo bikomere, kuko ayo marangamutima yamufasha gukunda yafata no ku wundi akamukunda. Rero ni byiza yuko uzumva igisubizo kivuga ngo ni umwanzuro nahisemo nabitekerejeho, nkabona yuko koko bikwiye yuko nkubwira ko ngukunda, cyangwa se mbigusaba, cyangwa se nkwemerera ko dukundana, n'ibintu natekerejeho neza nkabona ko bikwiye, ndagukwiriye pe. Icyo gisubizo no cyumva uzaba ukunzwe kandi urwo rukundo ruzakomera. Naho nabura igisubizo cyangwa se akubwira yuko ari amarangamutima, ariko ibyumviro byiwe byose biri kuri wowe, aho ntabwo bizaba birimo rwose, nta gisubizo kizima kizaba kirimo gifatika. Ikindi kibazo wamubaza akabona ko uri umuntu usobanutse kandi utari umuntu wo kumenyerwa gutyo gusa, mubaze ngo
ese turamutse dukundanye tudahuje intego urukundo rwacu rwakomera? Kuko hari igihe abantu bakundana ariko bakaba badahuje inzozi cyangwa se intego z'ubuzima. Umwe akaba afite aho ashaka kugera, akaba yumva azubaka urugo nka nyuma y'imyaka 10, undi akaba yumva yakubaka urugo nyuma y'imyaka 2. Rero bizatuma umenya ngo ese nimba umuntu dukundana ashaka kubaka imyaka 2, ese nimba nateganyaga imyaka 10 mu bushobozi buke naba mfite cyangwa bwinshi kugira ngo ntamuhomba, byakunda yuko tugumana, cyangwa se wenda njye ndashaka kubaka imyaka 2 akashaka kubaka imyaka 10, ese nyine nakihangana tukazabana nyuma y'imyaka 10 imworoheye, cyangwa se nyine mugahuza ibitekerezo ukumva neza yuko niba mudahuje intego cyangwa inzozi z'ubuzima, ese byashoboka yuko mwakomeza gukundana? Niki cyatuma mukomeza gukundana mu gihe mudahuje intego? Ukumva ibitekerezo bimuvamo, ukumva ko nyine ugomba guhitwagarika ukamuha amahoro yiwe agakomezanya intego ziwe akazahuza n'abo bahuza inzozi, cyangwa se ukumva nimba mwakomezanya nubwo mudahuje inzozi bitewe n'ikintu yagusubije. Icyo kibazo ni cy'ubwenge gituma umuntu abona ko ufite ubwenge kandi ufite ibintu byinshi ushaka kumenya, nawe bigufasha kumenya ibintu byinshi cyane kandi by'ingenzi. Ikindi kibazo wamubaza cy'ubwenge, mubaze ngo ese urukundo nubwo abantu baba bakundana hari aho imbabazi zigarukira cyangwa buri kimwe cyose abantu bagomba kukihanganira? Wumve ikintu yabasha kwihanganira ndetse n'icyo atabasha kwihanganira, wumve aho imbabazi ziwe zigarukira ndetse n'aho imbabazi ziwe zikomereza. Bizatuma umenya neza imbaraga ashobora kugira mu rukundo, ibyo yabasha kwihanganira, ibyo yabasha kubana nabyo ibyo ari byo. Ubimenye ubwo bizagira icyo bigufasha bitewe n'icyo wifuza kugeraho n'impamvu umubajije icyo kibazo. Nawe kandi bizatuma abona yuko usobanukiye mu mutwe wifuza ko urukundo rwanyu rukomera. Ikindi kibazo wamubaza, mubaze ngo ese ni iki twakora kugira ngo urukundo rwanjye nawe rukomere rugere kure rutazasenyuka? Ese ni ibihe bitekerezo twahuza kugira ngo nawe dukundane urukundo ruhoraho kandi ruzira gusenyuka? Umubaza uti ese twakora iki? Njyewe nakora iki? Wifuza ko nagukunda gute? Wifuza ko nakitwara gute kugira ngo ibintu bihore bimeze neza, cyangwa se nubwo byamera nabi ntibibe impamvu zo gutandukana? Bizatuma abona yuko uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu wifuza ko urukundo rwiwe cyangwa se urukundo rwanyu rukomera rukagera kure, nta na gito wifuza ko cyarusenya, kandi ufite ubwoba bwo kumuhomba, kandi ufite ubwoba bwo kwamutakaza mu buzima bwiwe, avuge ngo cyakoze ndakunzwe pe. Bizamwongerera urukundo rwo gukunda ko azabona ko ufite ubwenge, utabaza bya bibazo byo kuvuga ngo ntabwo wamamagaye. Ibyo byonyine azavuga ko mu mutwe wawe harimo iterambere ryawe nawe muri kumwe ejo hazaza. Mbere yo gukundana n'uwo muntu, umutima wawe wari ukomeye, wari muzima, wubakitse nka beto n'ibyuma bikomeye, ariko uwo muntu amaze kuwugeramo yawuhinduye amatongo, yawusize ari ibice byuzuye nk'ububabare, yakubujije amahoro, yakwambuye icyizere, yatumye wicira imanza za buri munsi. None ubu ngubu uri kwirwanaho wenyine, agahinda n'uwo ukazi n'ibikomere niwe byashegeshe. Nta muntu n'umwe ukumva, nta muntu n'umwe ugutabara. Urwo rugamba ni urwawe wenyine kandi ugomba kwikuramo, kandi ni urugamba ugomba gutsinda. Akenshi utekereje ko ari umuntu wahaye ibyawe byose, ugasigara wambaye ubusa, usigara wicira imanza nyinshi cyane mu mutima wawe, bikakubabaza kurushaho, bikagutera agahinda cyane kurushaho. Gukunda ntabwo ari ikosa pe, kuko ni ikintu Imana yaremye igishyira mu mwana w'umuntu, n'ibintu bigomba kubaho. Ahubwo nubwo gukunda uriya muntu byakubereye nko kwica gahoro gahoro, kwirangiza gahoro gahoro. Message nahereza abantu bashaka gukina, mujye mwibuka yuko imitima y'abantu ntabwo ari udupira, ntabwo ari ututennis. Imitima y'abantu irakomereka, umutima w'umuntu urakomereka ku buryo umuntu umwe ashobora kukubabaza, bigatuma utakaza icyizere wari kuzagira n'abandi bose, bigatuma wanga umuntu kandi nawe uri umuntu, akakumaramo icyizere cyose. Nushaka gukina ugenda ugura igipupe mu isoko ukine nacyo, nushaka gukina ujya mu kibuga cya basket ujye gukina baro. Ntabwo umutima w'umuntu ari baro. Kubeshya umuntu urukundo ntabwo ari byiza, gushwana n'umuntu umupfa ubusa ntabwo ari byiza. Ahari urukundo haba ubutunzi, ahari urukundo haba abantu, ahari urukundo haba umunezero. It's your Gideon. Ndabakunda cyane. Peace, hope and love.